zigakora amakosa ndetse yo gufunga umuhanda zisa nkaho zazomereye uwo muntu ati watugongeye umuntu niwe wamukoreye amakosa niwe wagize gukina ariko rimwe na rimwe amakosa bari gushinja uwo wagonza akaba ariyo ariko nabo bakaba bari gukora andi makosa yo gufunga umuhanda no guteza akavuyo. Nta gihe bashyigikira umunyamakosa mugenzi wabo kandi bari kurenganya umugenzi. Oya ntago bashobora gushyigikira umunyamakosa ari motari waje akinjirana imodoka babivugisha ukuri kari we wayinjiranye. Ari imodoka yamwinjiranye bavuga yuko ari yo yamwinjiranye. Ubwo narimbibashije nk'ikibazo cyaho dusanga bacuruza capati n'ibyayi aho usanga moto zirenga nk'ijana nyamara ahari nabo babicuruza moto zitajyayo. Hari ahantu mamufitemo shaya ku buryo wenda harimo akanyungu ko mwese bararondana ku buryo hahandi hano udashobora kujya ari akandi kantu. Hari umuntu ugiye gukora business ya restaurant cyangwa ya kantine, iyo bibaye byiza agashaka ahantu hari agaparikingi hashobora kuboneka ka parikingi umumotari arahajya akahasohoka bitamugoye kuko uko moto icugusa umumotari nikagira peti yo gushaka kurya. Hanyuma yageze rero ahabona abandi baparitse, ikintu cya mbere kimuza mu mutwe nuko ruri hari ahantu bariya babashije ahita yumva yuko ari urwego rwe hariya yahabasha. Icya kabiri nuko yahabonye parikingi. Icya gatatu nuko nubundi byanga binoga hari ibintu afitiye ubushobozi wenda ashobora kuba asanzwe hamenyereye cyangwa se akakururwa nuko abonye abandi benshi bahari wa mugani. Niyo mpamvu ushobora kubona ahantu umuntu yagize abakiriya benshi b'abamotari naho bituruka nta handi. Ariane, uri umukobwa? Yego. Tumufiyemere. Yego, uko birumvikana ubaye ugiye gushaka nk'umugabo kugira ngo mubane akaramata mwe twita akaramata. Mutara akagutereta bamwemera. Kugeza uyu munsi ukurikije wenda kuko mu kiganiro tujya gutangira twatangiye uvuga kubona abamotari kugeza uyu munsi ubaye ugiye gushaka ukavuga uti ngiye gushaka ugateretwa n'umumotari muzajyana mu murenge no mu rusengero utarabona. Witonde mu gusubiza. Kereka yemeye guhindura akazi. Gose. Kandi akazi ka motari karimo amafaranga menshi. Motari agira amafaranga ndabizi. Ariko ntago byanza mu ngiye. Kabuja akazi ayahindura agafata kamuhemba nkangara. Niyo twahera ku gataro. Kazi kamuhemba nkangara. Akakiri motari. Nicyo ubona ntago nasebye abamotari cyane ariko abamotari nabo bambaye izina ribi cyane. N'umuntu arega twebwe turabibona. Umumotari akubaka inzaka. Twebwe rata munyamakuru twebwe turabibona. Twebwe igitsina gore tubona ibintu byinshi. Noneho byongeye twebwe abafiyemere. Sinzi uko nabivuga ariko niba abamotari baba babona umufiyemeri kwa kundi aba yibana atakibi wabo utagira ngo badufata nk'aba bakobwa babi wabo. Akenshi na kenshi uzanabicunga abamotari baba bari gusesera bashaka abafiyemeri. Urumva twebwe rero tubona byinshi tunabona benshi baba bashaka iyo ngingo. Abenshi aba biganjemo abamotari. Mbese ukabona baparitse nk'abagiye kujya capati. Nk'abagiye guhazwa ahubwo. Abenshi baba biganjemo abamotari. Singiye ko kubeshya. Iyi mpasi nahise ntwara abagenzi. Ahubwo nagendaga nkajya hazamuka nkiga kuyihagurukanaho umugenzi mu masaha ya nijoro saa 9 niho natangiye kujya kuyihuguraho kugira ngo mbone gutwara. Anyuma rero igituma muri Sipiro ariho bigaragara cyane, Sipiro niyo moto iboneka mu buryo bworoshye. Irahendutse. Muri uko kubihendutse nubu niyo ugiye kuyaka muri banke bayiguha vuba ugereranije n'izindi. Bayiguha vuba bidatinze. Bituma rero uvuye mu buboyi atari yatwara n'indi moto nimwe atari yanatwara n'igare mu muhanda akabona perime ahita abona Sipiro. Nshatse kuvuga ntago ari kubitesha agaciro nuko nshatse kuvuga babandi bakora ububoyi butari ubw'umwuga kuko hari umuntu ukora ububoyi ahembwa ibihumbi nge nta nabasha no gukorera bibaho.
ariko abo babandi bitwa ko basa nkaho baciriritse mu mishahara, iyo agize amahirwe akabona perime yumva ko ikihutirwa ari uguhita ajya mu kimotari. Iyo aje mu kimotari rero moto imworohera kuyibona vuba, byoroshye kuyibona ni Sipiro. Hanyuma ubonye agaperime ari gutwara igare, imworohera guhita ayibona ni Sipiro. Urabizi ko yizigeze kuba kuri promosiyo zikajya zitangirwa 750, mu gihe izindi ziba ziri kuri 2,2 n'igice. Uri kubyumva? Hanyuma uvuye ku igare imitwarire yiwe ibikiri nka ya indi ya kinyonzi nyine. Noneho ikindi, iriya moto ya Sipiro igira imbaraga. Muri uko kugira imbaraga, umuntu ufite amaraso mashyashya utari wamenyera umuhanda yumva gushumura kirukanka, atari kwibuka na risike zishobora kuza kumubaho, atazi aho feri araza guhita yifatira. Ibyo byose rero bimubayeho, bibaho gutyo, nako kavuyo k'abantu benshi bazibona batari bamenyera, bikarangiza bituma Sipiro igirwaho igitutsi ko ari mbi. Ariko Sipiro si mbi, Sipiro ni moto nziza. Ikibazo ni abashoferi baba bataramenyera baba bazitwaye. Murakoze. Mu kiganiro twagiranye kandi tubashimira cyane ko cyabaye ikiganiro cyiza. Iyo tugiye gusoza duha amahirwe abo twatumiye kugira ngo babashe kwamamaza ibikorwa byabo. Tugeze mu mwanya rero kugira ngo buri wese tumuha amahirwe, yaba wowe yaba na mugenzi wawe w'umumotari. Niba mwabishobora ukavuga uti nsanzwe nkora aka kazi, uwambona yambona gutya, ntwara neza, ubwo n'uwo mwanya wanyu w'umunota umwe kugira ngo mwiyamamaze. Nkuko natangiye mbibabwira, ngiye nitwa Ingabire Ariane. Akazi kanjye ni ugutunganya imisatsi y'abagore. Yego. Ndasuka abagabo nabo bafite umusatsi nabasuka nta kibazo, nkanabasuka neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko igisuko icyo ari cyo cyose ndagishoboye. Bashaka ko mbasuka mba hano Kagugu, cyangwa se bashaka kumenya amakuru ahagije nabaha nimero ni 078 59 80 217. Ni zimwe mu ngorane nahuye nazo. Uretse izo hari izindi nanjye nkakubwira izindi namwe muteze abagenzi. Izindi mbogamizi z'abagenzi zanyu we ziva ku bagenzi. Ariko zakugezeho. Izangezeho ngewe ni iz'abanyamahanga muri iyi minsi dutwara. Yego. Umunyamahanga ukamukura mu mujyi akubwiye ko mugiye ku Gisozi ku kibanza. Yego. Agahita akakumanura kugeza ubwo kugejeje hasi mu gishanga mu Kigarama. Kandi mwavuganye ku kibanza. Ariko biravuga ko ikibazo gihari ari ururimi mutumvikanamo. Ntabwo ari ikibazo cy'ururimi. Tuvuga uravuga ikinyarwanda, umunyamahanga aravuga. Ntabwo ari ikibazo cy'ururimi, ahubwo ni ikibazo cy'urugomo rw'abanyamahanga. Usibye ko hari n'abanyarwanda babikora, akakubwira ko agiye kugera hano mu rwego rwo kugira ngo aze kubasha kugukatuza amafaranga kubw'ibiyemere. Mwageraho mugiye kandi wasanzwe wemeye make yaguhaye, agakomeza ngo akurenzeho kandi mu by'ukuri ahari kukujyana hakaba ari nko mu kilometero. Ariko n'ukuri gutaruka icyo kibazo, tuvuga umunyamahanga araje aturuka mu Bushinwa aravuga igishinwa, nta nabwo avuga icyongereza, cyane cyane abantu muri Aziya hari igihe bakoresha imizi wabo. Mu bamotari hari araje, wowe asanze uravuga ikinyarwanda gusa, basi ari kuvugamo ijambo Gisozi n'urugero cyangwa se Kacyiru. Yego, mu bamotari icyo gihe niba nta kindi kintu mushobora kumvikanamo, akakugeza Kacyiru akakujyana muri hahandi wahoze uvuga. Icyo kibazo cy'ururimi mu bamotari kijya kibamo, ariko mu bamotari tumaze kwiganzamo abantu benshi bazi indimi, mukaba nawe mwumvikanye ku buryo bushoboka aho ugomba kuza kumugeza. Hanyuma mwarangije guhuriza kuri urwo rurimi n'ubundi urwavuga nawe uruzi, n'ubundi kubera bya myitwarire y'abanyamahanga bakunda guhangana n'abamotari cyangwa no kugira amahane, akanga akakurenza akakujyana iyo bigwa.
ariko nyine ntabiciye ku ruhande hari n'abamotari baba batabashije kumvikana ku rurimi, ibyo nabyo bikaba ikibazo uwo munyamahanga ukaba utamurenganya. Mu ruhande rumwe ugasanga habaye ikibazo cyo kutumvikana ku rurimi, mu rundi ruhande habayeho ikibazo cy'uko imyitwarire y'abanyamahanga dufite hano mu Rwanda baremwemo abanyamahane kuko babonye ko abanyarwanda twitonda. Ndumva abamotari baragowe uruhande rumwe kuko nabo bahura n'ibibazo. Abamotari buriya nabo ni abantu, kuko kujya mu muhanda nabo baba bashaka amafaranga. Ahubwo natwe abagenzi ahantu nabonye turi babi, reba wa mugani ugiye gutega moto, tuvuge ugiye Kacyiru nk'uko abivuze, ufite inote ya 5, ntunabanje ngo ubwire motari ati se mota ko mfite 5 urubona yo kugaruza, uretse ko n'abamotari bafite ubwikosa nabo, nawe yagakwiye guhita abaza mugenzi ati se ufite ibice ko aribwo magurutse mu kazi. Ari abamotari ari abagenzi twese dufite amakosa, ni ukwikosa. Ubwo muri iki kiganiro dusoze muvuga ko hari ibyaha hagati y'abagenzi bose birimo. Impamvu navuga ngo bose birimo, nka motari niba yarakubitanye n'uwo mukobwa ati tugende tubihwanyirizemo, ni umunyamakosa kuko ntazi niba motari abikunda. Harimo n'abatabikunda, harimo n'abamotari b'abarokore tuzi, harimo n'abasilamu n'abaki batajya bemera ibyo bintu, hari n'abadashaka guca abagore babo inyuma. Uretse ko abiganje ari benshi bakunda ibyo bintu, ariko harimo abatabikunda. Niba rero impamvu mvuze ngo twese dufite amakosa, uwo mugenzi uvuga ngo reka tubihwanyirizemo ababangamiye motari. Ariko na motari uvuze ati mbabarira dutahane ibyo kundaza cyangwa se ndaguha n'andi mafaranga nyongere kuyo wakoreye, nawe abavanze kuko ntazi niba ubikunda cyangwa se ntazi ibyo uri burara utekereza gukoresha. Abanakubahutse cyane. Niyo mpamvu rero twese tugomba kwisuzuma ku mugenzi n'umumotari. Ni gute ubundi impamvu tugomba no kubisuzuma ni uko iyo nkuru yivuzwe cyane, abamotari bakunda ibitsina, abamotari bakunda, nuko baba barabikoze kenshi, barabibonye ku bantu benshi. Wenda urimo umwe mbere yuko dusoze kino kiganiro, hari ibibazo wenda ndi bugende mubaza. Hari ibintu bikunda kugaragara aho umumotari umwe ahagaze atya capati, ukasanga abandi bamotari nabo barica ngo ni capati n'udushyimbo barenga nk'ijana. Aho umumotari umwe usanze arwana kabone nubwo yaba ari umunyamakosa, ugasanga abamotari bagenzi be nabo bagiye kumwunganira bameze nk'abamushyigikira. Ibyo bintu twabyita urukundo cyangwa twabyita agakundo? Ese niba ntago mbyemera ko bibaho ko turengera abanyamakosa, ariko abanyamakosa nyine bo babamo. Motari iyo umugonzi cyangwa mukagongana, motari yihageze ikabona yuko warenganyije motari mugenzi wayo, zirahagarara zigakora amakosa ndetse yo gufunga umuhanda, zisa nkaho zazomereye uwo muntu ati watugongeye umuntu, niwe wamukoreye amakosa, niwe wagize gutya. Ariko rimwe na rimwe amakosa bari gushinja uwo wagonze akaba ariyo, ariko nabo bakaba bari gukora andi makosa yo gufunga umuhanda no guteza akavuyo. Nta gihe bashyigikira umunyamakosa mugenzi wabo kandi bari kurenganya umugenzi. Oya, ntago bashobora gushyigikira umunyamakosa. Ari motari waje akinjirana imodoka, babivugisha ukuri ko ariwe wayinjiranye. Ari imodoka yamwinjiranye, bavuga yuko ariyo yamwinjiranye. Ubwo narimbibashije nk'ikibazo cyaho dusanga bacuruza capati n'ibyayi, aho usanga moto zirenga nk'ijana, nyamara ahari nabo babicuruza moto zitajyayo. Hariya hantu mufitemo shaya ku buryo wenda harimo akanyungu ko mwese bamwagiye ku buryo hahandi hano udashobora kujya. Hari akandi kantu hari umuntu ugiye gukora bizinesi ya resitora cyangwa ya kantine, iyo bibaye byiza agashaka ahantu hari agaparikingi, hashobora kuboneka ka parikingi, umumotari arahajya akahasohoka bitamugoye,
kuko uko moto icugusa umumotari uko icugusa umumotari niko agira apeti yo gushaka kurya. Hanyuma iyo ageze rero ahabona abandi baparitse, ikintu cya mbere kimuza mu mutwe ni uko ruri hariya hantu bariya babashije ahita yumva yuko ari urwego rwe hariya yahabasha. Icya kabiri ni uko yahabonye parikingi. Icya gatatu ni uko n'ubundi byanga binoga hari ibintu afitiye ubushobozi, wenda ashobora kuba asanzwe ahamenyereye cyangwa se akakururwa n'uko abonye abandi benshi bahari wamugana. Niyo mpamvu ushobora kubona ahantu umuntu yagize abakiriya benshi b'abamotari naho bituruka nta handi. Ariane, uri umukobwa? Yego. Tumufiyemere. Yego, uko birumvikana. Ubaye ugiye gushaka nk'umugabo kugira ngo mubane akaramata, mwe twita akaramata, umutara akagutereta wamwemera? Kugeza uyu munsi ukurikije wenda kuko mu kiganiro tujya gutangira twatangiye uvuga kubona abamotari, kugeza uyu munsi ubaye ugiye gushaka ukavuga uti ngiye gushaka ugateretwa n'umumotari, muzajyana mu murenge no mu rusengero utaramwemera? Witonde mu gusubiza. Kereka yemeye guhindura akazi rwose. Kandi akazi ka motari karimo amafaranga menshi. Motari agira amafaranga ndabizi, ariko ntabwo byanza mu ngingo. Ntabwo ushaka akazi ayahindura agafata akamuhemba nkangahe? Niyo twahera ku gataro akazi kamuhemba nkangahe? Ariko atakiri motari. Nicyo ubona ntabwo nasebye abamotari cyane, ariko abamotari nabo bambaye izina ribi cyane. N'umuntu arega twebwe turabibona. Umumotari akubaka inzu. Twebwe rata munyamakuru, twebwe turabibona. Twebwe igitsina gore tubona ibintu byinshi. Noneho byongeye twebwe abafiyemeri. Sinzi ukuntu wenda sinzi ko nabivuga, ariko niba abamotari baba babona umufiyemeri kwa kundi aba yibana atakibi wabo, utagira ngo badufata nk'aba bakobwa babi wabo. Akenshi na kenshi uzanabicunga abamotari baba bari gusesera bashaka abafiyemeri. Urumva twebwe rero tubona byinshi, tunabona benshi baba bashaka iyo ngingo. Abenshi baba biganjemo abamotari. Mbese ukabona baparitse nk'abagiye kurya capati, nk'abagiye guhazwa ahubwo. Abenshi baba biganjemo abamotari, singiye kukubesha. Ubwo se ahari si uko baba ari abantu babona amafaranga menshi bashobora kubahonga, akaba ariyo mpamvu aribo benshi mubona? Twebwe nje kuva kera nzi ko ngo moto ngo ibatera ubushyuhe, niko numva. Niba ari byo simbizi, niko nanabifashe mu mutwe nge ntekereza ko ubwo moto ibatera ubushyuhe. Niyo mpamvu numva abamotari ntabiyumvamo nka bene atazajya agira ubushyuhe agaca hariya. Mbese mu ngingo nyinshi ubatinyira ubushyuhe. Ubushyuhe butuma baraderiga. Uri gutinya ko baguca inyuma. Rero reka nkumara impungenge, nibiba byiza ukanyumva, imyumvire yari kurimo irasa nkaho uyisenyeye wowe ubwawe. Mu bamotari harimo abapasiteri, mu bamotari harimo abakirisitu, ariko harimo n'indaya. Mu bamotari kankomeze nabyo ndabigeraho. Mu bamotari harimo inyangamugayo, mu bamotari harimo inkozi z'ibibi, mu bamotari harimo abalisansiye, mu bamotari harimo abagabo bubatse ingo zabo zikomeye rwose, utamubwira ngo uramuha umushahara w'ibihumbi 500 ngo nawemere. Uri kubyumva? None rero wowe ahubwo nakugira inama n'abandi banyumva cyangwa bazatureba badukurikirana, ko bakagombye gukurikirana umuntu bagiye kubana nawe cyangwa babasabye urukundo badakurikiye isura ya kimotari. Kuko umumotari uvuze ngo ntago uramwemera ko ari umumotari, ubutaha wamusanga yicaye mu iduka yasigiye umugore ari gucuruza atari umumotari. Ese ariya bari abakobwa b'abamotari uranabo ubushyuhe nabwo ahubwo nicyo kintu kijya kinshanga. Nicyo kintu kinshanga. Gusa sinari numva bavuze ku mumotari kazi. Nuko ari bakeya. Wenda nuko ari bake, ariko sindumva bavuze ko ntabwo bari baba benshi. Ako cyo kora katuma nigarura. Nkavuga ese ko harimo abakobwa. Hari umumotari w'umukobwa n'uw'umuhungu wakwifuza gutwarwa n'umumotari? Hanjewe nta utantwara kuko nubundi
oya ntago narabanura ahubwo ntekereza ko nahita ntera ishema wa umukobwa mugenzi wanjye niwe wagutwara ni ukuri pe Niwe wahitamo. ni bakeya aramutse agaragaye namutera ishema ntabwo wagira impungenge ko atabibasha oya dutinye ibinyabiziga we wanamubwira habamo ariko kwigengesera habamo no kwigengesera uretse ko ntanagendera kuri icyo ariko mugenzi wanjye yataye intambwe yo kugenda akamotara ntago namupfobya ahubwo namuha avantage yo kugira ngo abikomeze namutega pe ako kanya nanabwira motari w'umugabo ni mbabarira rwose njyane na mugenzi wanjye ndeko nagenda yagenda nganiza uko yabigenje nkabishobora twavuze kuri byinshi cyane cyane ku badukurikira no kuri Sikitu TV ariko ntitwasoza tutamaze amatsiko ku bigendanye na moto zaje muri iki gihe zitwa Sipiro. Sipiro ni iki muzivugaho umwe umugenzi reka banze Sipiro Sipiro njyewe narayikundaga kuntu nagenda neza ariko amakuru avugwa hirya no hino ko nta feri zigira zitura abantu nanjye ndi umuntu nahise nyitinya ubu ndayitinya ngendera na kure kubera kumva amakubwire gusa nawe nabonye yatuye ariko abantu iyo babivuze cyane kandi nababwiye natangiye mbabwira ko nitinyira kugwa kandi ka Sipiro gasa neza kanagenda neza wakagiyeho wagize ayo mahirwe yo kwititura ariko ubu nanjye nsigaye nyitinya ikibazo cya moto ntago njye navuga ko moto ari ifite ikibazo yitwa Sipiro ahubwo ikibazo ni abashoferi baba bazitwaye abazitwara uti se uravuga gute ko abashoferi ari bo kibazo leta y'u Rwanda ndayemera ko ikora ubugenzuzi bw'ikintu ijya kwemerera ko gikorera mu muhanda ahubwo imitwarire y'ababitwara nibo batari babimenyera bakabitwara uko bitakagombye gutwarwa hakabonekamo ikibazo cyo kuvuga ngo yabuze feri ariko impamvu atari kuvuga ngo yabuze feri watwaye moto zose yaba Sipiro n'izindi wenda mu magambo make kugira ngo maze imyaka myinshi muri uyu mwuga w'ikimotari ariko nanjye ntago ntwara Sipiro ntwara Passat ariko nanjye njya kuva kuri moto ya moteri njya kuri Passat yabanje kungora mu mitwarire kubera yuko uburyo itwarwa atari bwo buryo iya moteri itwarwa hanyuma byansabye ko ngira ubushishozi nkacyura moto mu rugo uwo munsi bakiyimpa sinahise ntwara abagenzi ahubwo nagendaga nkajya hazamuka nkiga kuyihagurukanaho umugenzi mu masaha ya nijoro saa 9 niho natangiye kujya kuyihuguraho kugira ngo mbone gutwara hanyuma rero igituma muri Sipiro ariho bigaragara cyane Sipiro niyo moto iboneka mu buryo bworoshye irahendutse muri uko kubihendutse n'ubu niyo ugiye kuyaka muri banki bayiguha vuba ugereranije n'izindi bayiguha vuba bidatinze bituma rero uvuye mu buboyi atari yatwara n'indi moto n'imwe atari yanatwara n'igare mu muhanda akabona perime ahita abona Sipiro nshatse kuvuga ntago ari ukubitesha agaciro nuko nshatse kuvuga bandi bakora ububoyi butari ubw'umwuga kuko hari umuntu ukora ububoyi ahembwa ibihumbi njye ntanabasha no gukorera bibaho ariko abo babandi bitwa ko basa nkaho baciriritse mu mishahara iyo agize amahirwe akabona perime yumva ko ikihutirwa ari uguhita ajya mu kimotari iyo aje mu kimotari rero moto imworohera kuyibona vuba byoroshye kuyibona ni Sipiro hanyuma ubonye agaperimera ari gutwara igare imworohera guhita yibona ni Sipiro urabizi ko yizigeze kuba kuri promotion zikajya zitangirwa 750 mu gihe izindi ziba ziri kuri 2,2 n'igice uri kubyumva hanyuma uvuye ku igare imitwarire yiwe ibikiri nka yindi ya kinyonzi nyine noneho ikindi iriya moto ya Sipiro igira imbaraga muri uko kugira imbaraga umuntu ufite amaraso mashyashya utari wamenyera umuhanda yumva gushumura kirukanka
atari kwibuka na risike zishobora kuza kumubaho, atazi aho feri araza guhita ayifatira. Ibyo byose rero bimubayeho, bibaho gutyo, n'ako kavuyo k'abantu benshi bazibona batari bamenyera, bikarangiza bituma sipiro igirwaho igitutsi ko ari mbi, ariko sipiro si mbi, sipiro ni moto nziza. Ikibazo ni abashoferi baba bataramenyera baba bazitwaye. Murakoze. Mu kiganiro twagiranye kandi tubashimira cyane ko cyabaye ikiganiro cyiza. Iyo tugiye gusoza duha amahirwe abo twatumiye kugira ngo babashe kwamamaza ibikorwa byabo. Tugeze mu mwanya rero kugira ngo buri wese tumuha amahirwe, yaba wowe yaba na mugenzi wawe w'umumotari, niba mwabishobora ukavuga uti nsanzwe nkora aka kazi, uwambona yambona gutya, ntwara neza, ubwo n'uwo mwanya wanyu w'umunota umwe kugira ngo mwiyamamaze. Nk'uko natangiye mbibabwira, ngiye nitwa Ingabire Ariane. Akazi kanjye ni ugutunganya imisatsi y'abagore. Yego. Ndasuka, abagabo nabo bafite umusatsi nabasuka nta kibazo, nkanabasuka neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko igisuko icyo ari cyo cyose ndagishoboye. Bashaka ko mbasuka mba hano Kagugu, cyangwa se bashaka kumenya amakuru ahagije nabaha nimero, ni 078 59 80 217. Tigo ni 072 3 4 12 400. Ukaba wabasanga aho yaba ari hose, arampamagara nkatega nkamusanga, yaba ari mu rugo cyangwa se nawe ubwe yabishaka akansanga mu rugo, ibikoresho mba mbifite no mu rugo, cyangwa se yambwira ati ndashaka ko duhurira kuri salo iyi n'iyi, ndagenda nkakodesha salo bakamiseta y'iminota cyangwa se y'amasaha nkamukorererayo. Ibintu byose biroroshye kuri Ingabire Ariane. Kameramani no kuzagusangayo maze ukamusikira uriya musatsi yahitamo kuwukaraga, wongera umusuke yahitamo gukaraga cyangwa gusuka, nta kibazo, ni karibu. Mbisubiremo, nitwa Nsekanabo Vincent, ntuye ku Gisozi, aho bakunda kwita ngo ku kibanza cya Muzehe, hirya gato kuri Ecole Belge. Usibye no kuvuga ngo mwambonye mu mwambaro wa motari, kuba umushoferi nabigize umwuga. Mfite kategori A na B na C na D. Ikiyongereye kuri ibyo ngibyo, sinywa inzoga. Umuntu wese wagira ikibazo, afite aho yagiriye ikibazo, yanampamagara nkamutwara nkamugeza mu rugo, kigendanye no kuba yaba yanasomye agacupa, no kuba yaba yagize gute, nkamutwara nkamugezayo. Narangiza nkongera ngafata akamoto kanjye ngatwara abagenzi, kuko ngewe iminsi yose sinjya nywa inzoga. Nzatabara bene abo ngabo baba babishaka. N'undi wese waba ushaka kuvuga ngo arambwiye ngo nimutwarire abantu bagiye mu bukwe cyangwa habaye ibiraka, yambwira nkaza nkamutwara. Kizo kategori zose nzifite zinyemerera kuba nabatwara. Nimero zanjye ni 0788 48 22 59. Murakoze. Murakoze cyane, tubashimire. Nguretse gutwara indege, ibindi byose uzi kubitwara. Ibinyabiziga byose bibasha kugenda mu muhanda nzi kubitwara, naho nubwo ryabigari. Yego. Tubashimire cyane kandi turabakunda ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukabasha kuza kuri Skitu TV. Turibwira ko ikiganiro cyanyu abantu bazagishima muri comments, muzatubwira uko mwakiriye iki kiganiro. Sinzi niba hari ubundi butumwa mwamusigaje wenda kuki. Murakoze, tubonana ubutaha. Nago nasoza ngewe ntagiriye inama abagenzi n'abamotari. Yego. Kuko nicyo cyari cyatuzanye hano. Ndashaka kwisabira abamotari akantu k'akageso ko kuvuga ngo cyure
gucyure bakagabanye na ba bagenzi bafite ka kandi ko kuvuga ati kanguhe bihwanyirizemo rwose batubabarire bareke twese kuko turi kugenda twambara isura mbi na ba bandi bagaruzayo batishyuye. ariko nanone wowe motari ukava mu rugo uvuga uti ubwo nzi ko ba bantu bafite ka kageso ko kuduha amafaranga menshi kandi ntayo dufite, reka nze kurara mvunjishije ngenda nibice n'ibiceri kugira nze kubona uko ngarura. Cyangwa se nujya kumutwara uvuga uti ese ko nari bwo mpagurutse mu kazi ufite inote ndende tuyivunje hafi aha, cyangwa mbere yo kugenda kugira ngo bitaza kuba amahane. Mwese ntabwo ariko mwaba abantu b'abanyamahane, hagomba kubonekamo uw'inyurabwenge akamurusha ubwenge, yaba umugenzi cyangwa umumotari. Murakoze. Tubashimire rero mwebwe mwari mudukurikiranye, nakagaruka kuri mikoro ya Peter, kuri kamera yari Bernard. Bye bye, naho ubutaha tuzasubire.